ejo bundi Imana yanyeretse akana fiti yerekwa rikomeye nagira ngo nkubwire iki kintu iyerekwa mfite nagiye kubona mbona umuntu wambaye costume afashe Bible bivuga ngo nuko Imana yamubwira ngo kuko ngewe nzamanura imvura nimara kuyimanura igira gute izaza ari umwuzure ujyana abantu bose batuye mu isi. Haleluya. Ariko yari yamubwiye buri iriya nguge yari yamubwiye ngiba azasarura kubora ariko ubibiye mu mwuka azasarura ubugingo. Garukira Imana topaya zinidara garukira Imana nshuti yawe garukira Imana kuko Imana ni umukozi muhanga. Uyu muntu witwa Umusamariya arangije akora imirimo. Bibiliya iravuga ngo Yesu abaza uwo wigizaga nkana uwo wigizaga shyashya arangije aramubwira ngo harya muri abo batatu uwabaye mugenzi w'uwo ninde arangije abura ibyo avuga Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana imigisha itembe va mu ijuru ibane namwe aho muherereye hose. Nkuko mubibona kandi twongeye kubana na wa mugabo nge nkunda kumwita ijwi ryo mu butayu. Twongeye kandi guhura kandi twahuriye mu butayu uyu munsi wa none nabwo afite icyo ashaka kubwira abantu b'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza cyane nshuti ya Yesu. Yesu nashimwe. Ahimbazwe Kristo umwami w'abantu. Amakuru y'iminsi. Amakuru turashimira Yesu. Yego. Kuko ibi bintu mbivuga nyine nishimye cyane. Hari igihe kimwe nigeze kubaho mbona ko kuba ngenda no kwicara rukubera Yesu. Kuko ijambo rirambwira ngo haleluya. Amen. Imana ishimwe. Rirambwira ngo kuba uri muri Kristo Yesu, uri muri Kristo Yesu nateka azacirwa. Amen. Nateka azagira gutazacibwa. Rero ngewe ibyo byiringiro bituruka mu ijuru. Nge mba nzi ko kuba mumeka ari Kristo, kugenda ari Kristo, rero ibyo mbishimira Imana nge n'umuryango. Urakoze cyane. Kubaho ni Kristo, ariko nanone no kubana bituma Kristo atwegera cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze cyane. Tugiye gusenga Imana. Amazina yanjye ni Habana bashaka Janvier nkuko musanzwe mubizi. Ndi umugabo ufite umudamu ufite abana. Reka twisengera Imana. Abakurikiye cyangwa se abakunzi bakurikiye Imana igize gute? Imana irahari TV. Imana ishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, turongeye turagushimiye kuko ijambo rirambwira muri Zaburi igice cyawo cya 37 haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose niwe tukwikoresha. Uru rugendo turakwikoreje Uwiteka, turarukwikoresha ngo kandi abari nayo twiringira ibindi byose zabisohoza. Mwami Yesu, namaze kumenya kuba tuvuga ni Kristo, kuba tugenda ni Kristo. Uwiteka ndakwinginze umuntu wese ukurikiye iki kiganiro cyangwa se umukunzi ukurikiye ikiganiro kiba kiri kuri Imana irahari TV, uyu muntu ndasenze mvuga ngo Mwami Imana ube mu mitima yacu. Uwo ari we wese, yaba ari umusore, yaba ari umugabo, yaba ari umubyeyi, umukobwa, uwo ari we wese, karimo Mana tuguhaye ikaze.
kugira ngo uduhe kongera kumva, uduhe ugutwi kumva ibyo umwuka ubwira amatorero, wongere uduhe mwuka wera wo gusobanura ijambo ry'Imana, wo kumva ko Imana igeze gute iri muri twe, kuko ijambo ryarambwiye ngo kuba muri Kristo Yesu niki n'ibyishimwe. Rero nsabiye umugisha aba bantu bose mvuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwe no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese mu izina Yesu Kristo Umwami wacu Yesu, amen. Urakoze cyane Haleluya. isengesho ryiza uduhaye. Uyu munsi wa none watuzaniye iki? Bo ibyo nabazaniye mbese bajya bavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko, ariko ni ibintu byiza cyane. Dawidi, impamvu njya nkunda kuvuga Dawidi no mu kiganiro cyose njya nanga, Dawidi buriya ndamukunda. Dawidi impamvu mukunda ni umuntu wabaye mu buryo cy'Imana igize gute ishaka. Kuko icyambere uyu Dawidi impamvu njya nkunda kumutangaho urugero, ntago ari cyo kiganiro shaka kuvugaho, ntago ari cyo jambo shaka kuvugaho, ahubwo nagira ngo mbahe akantu kari sapo kuri Dawidi. Dawidi uyu yavukiye kwa Yesayi mu muryango wo kwa Yesayi, ariko noneho Yesayi utuye i Betelehemu mu bwami bwo kwa Sawuli. Ariko uyu Dawidi ngo yari bucura, ariko nunakora ubushakashatsi ugasoma ijambo ry'Imana, ugasoma amateka, uzasanga Dawidi yari iki? Yari ikinyenda. Haleluya. Ariko ndashimira Imana ko Imana itareba iyo twavutse, ndashimira Imana ko Imana itita uko tureshya n'amashuri twize. Ndashimira Yesu. Uyu Dawidi impamvu mukunda, Imana iramwitegereza inyura muri se Yesayi, arangije aratekereza aravuga ngo umuntu uzajya kundagirira iki? Inama. Ntago ndebye muri bakuru ba Dawidi, ahubwo reka nirebere Dawidi bucura. Murabizi bucura rero ajya akunda guteta. Rero Dawidi ntago yigeze agira imiteto kuko yibereye mu ishyamba. Uyu rero Dawidi yagiye kwigira mu ishyamba, Imana imugirira neza, yaramutoreje mu ishyamba. Uyu Dawidi rero niryo ijambo shaka kubabwira, yigeze kwandika aravuga ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo nayicumuraho. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe kugira ngo udacumura ku Mana. Rero nagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, nabazaniye ibintu byiza cyane kandi Imana ibishimire. Amen. Haleluya. Amen. Rero murakoze cyane. Twasoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro mu gice cya 6 umurongo waho wa 13. Reka badusomere twumve iki ijambo ry'Imana rivuze. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Itangiriro igice cya 6 turahera ku murongo waho wa 13. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite yego, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo. Urakoze cyane. Ku bwabo dore ndabarimburana n'isi. Imana iturengere. Yego. Imana ijya kubwira Nowa. Uyu Nowa rero Imana ijya kumubwira. Uyu Nowa mu isi ntago ngiye kumuvugaho cyane mu bintu by'amateka, ariko uyu Nowa yari umuntu ufite umutima Imana yishimira. Kandi ikindi Imana ibona yuko mu buryo cy'uyu Nowa, mu buryo bwo kumutuma azatumika. Ubundi hari abantu Imana ibona ninatuma gutumika ari ikibazo. Haleluya. Gufata ubutumwa babwiye, Imana ijya kumubwira ngo dore ibifite umubiri byose, ibifite inyama n'amaraso byose iherezo ryabyo rigize gute? Rirasohoye. Haleluya. Rirasohoye. Imana iturenge. Uyu Nowa iyo usomye titiravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Haleluya. Uyu Nowa ikintu Imana yari imuhamagariye gikomeye kuruta ibindi, ari nacyo kintu Imana yakuremeye. Haleluya. Imana yamuremeye cyangwa se yamuhamagariye kugira ngo atambutse imanda y'Imana, cyangwa se avuge Imana, avugira Imana. Imana ishimwe cyane. Ntago Nowa Imana imuhamagara yamuhamagariye ibintu by'itiko shuti yanjye, yamuhamagariye kuyubahisha. Komeza usome wa murongo wa 2. 14. Nuko rero wibarize inkuge. Yego. Mu giti cyitwa goferi. Ugabanyemo ibyumba uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Urakoze cyane. Imana iramubwiye ngo wowe Nowa ibarize inkuge. Irega abantu bazize kujya kuvuga ubutumwa nabo badakijijwe.
Mana igiturenge uzi ko umuhanuzi ashobora kujya guhanurira abandi nawe atarabanza kwihanurira ngo abanza asaba Imana iture muri we. Imana yagiye gutuma umuntu witwa Nowa nayo irabanza iramubwira ngo wowe banza wibarize inkuge uyibaze mu giti cyitwa ngo feri. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi uyihome imbere n'inyuma. Uyihome imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma rero. Imbere ijambo rivuga ngo imbere n'inyuma. Kandi uyihomesha iki? Ubushishi. Imbere n'inyuma. Ku mutima no? N'inyuma. Ku mutima no ku mubiri. No ku mubiri. Iri jambo abantu bajya baridiringa cyangwa se bakarishidikanya. Haleluya. Agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ke kurimbuka. Imana iguha umugisha mwene data. Nagira ngo nkubwire iki kintu. Abantu bajya bagira gute bashidikanya. Iri jambo rivuze ngo kandi uyihome imbere n'inyuma. Kandi uyihomesha ubushishi. Imana ishimwe. Haleluya. Iri jambo riri muri Daniel riri mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya mu gice cyaho cya 9 umurongo waho 20 na kangahe na 4. Haravuga ngo dore iminsi igiye kuza ni kuwiteka Imana nyiringabavu. Ubwo igiye guhana abantu bose bakebwe ariko badafite umutima udakebwe. Abantu rero bavuga Imana inyuma ukabona ko ari sawa ariko imbere badafite umutima ugize ute umutima wakize. 15 Imana ishimwe. Uyibaza utya uburebure bw'umurambararo uyibaza utya bw'iyo nkuge bube mikono 300 ubugari bwayo bube mikono 50 uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30 kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe. Yego. Nurirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiremo haleluya amazu iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Yego. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mw'isi urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Yego. Ubitsembe hasi y'ijuru ibiri mw'isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana abawe. Imana iguha umugisha buretse gato. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu witwa Nowa Imana ijya kumubwira ngo kandi Imana ishimwe cyane ngo dore uzayibaza utya. Imana ikamuha n'urugero agomba kwibazamo. Bundi umuhanuzi Imana yimutumye imuha uburyo agenda. Haleluya. Imuha uburyo agenda. Wibuke umuntu witwa Samweli agiye Imana imugeze ikamubwira ngo dore mu muryango kwa Yesaya. Ubwo navuze mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cyaho cya 16 harimo umurongo uvuga ngo Imana ibwiye Samweli ngo mu muryango kwa Yesaya nabonye umuntu ufite umutima nishimye. Haleluya. Nabonye umuntu ufite umutima ugize ute nishimye. Bibiliya iravuga ngo Samweli aravuga ngo nagendane Sawuli nabyumva ko ari bunyiki ariko Imana yamuhaye uburyo cye agenda. Iramubwira ngo fata inyana nziza y'umushishi nugera nzagira gute nzakwereka ufite umutima nishimye. None rero uyu muntu witwa Nowa Imana iramubwira ngo uzayibaza utyo uzabigenza gutya na gutya. Sibye kwigiza nkana ariko mwana we mbabarira gato iki cyagenda nk'umuntu ukuze kandi akavuga nk'umuntu ukuze. Haleluya. Imana ijya kumubwira ngo dore ngewe dore hari umurongo urimo uvuga ngo nuko Imana iramubwira ngo kuko ngewe nzamanura imvura nimara kuyimanura igira gute izaza ari umwuzure ujyana abantu bose batuye mu isi. Haleluya. Ariko
yari yamubwiye buri iriya nguge yari yamubwiye ngo ibarize ni inguge yo kwihishamo ni inguge aricyo bita agakiza icyo bita ubuzima bwiza none wasoma muri Zaburi igice cyawo cya 91 harimo ijambo rivuga ngo uri mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka niwe buhungiro bwanjye n'agakiza kanjye abantu benshi cyane ntago bazi yuko agakiza ari ubuzima ntago bazi ko agakiza ari ubuhungiro ntago bazi ko agakiza ariyo nkuge niyo nkuge kuko hari n'irindi jambo rivuga ngo Imana iramubwira ngo haleluya ndetse ibintu byose uzabibwiye ese buriya maze nkubaze icyo bita injangwe ndetse n'imbeba kugira ngo bijyane mu nguge kuki bitigeze bimarana ariko uyu munsi wa none abantu barimo baramarana bishatse kuvuga ngo Imana ihamagara umuntu ugize ute umuntu mubi igahamagara umusambanyi igahamagara n'udasambana ariko ntabwo ishaka ko bamarana ahubwo irashaka ko udasambana abwiriza ubutumwa bwiza uwusambana none uyu munsi wa none abantu barimo baramarana nagira ngo nkubwire ngo turi mu mwuka wo kwigiza nkana turi mu mwuka wo kugira gute wo kwigiza nkana niyo sanganyamatsiko nagize gute mfite yiri jambo haleluya umwuka wo kwigiza nkana reka tumurebe nyemera ungire mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka Imana turenge mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cyawo cy'icumi 25 urebe kuntu abantu benshi cyane bahagaze mu mwuka wo kwigiza nkana umwuka wo kwigiza nkana bakirengagiza icyo bakagombye gukora Imana turenge reka dusome mu izina rya Yesu Soma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nuko umwe mu bigisha amategeko yego ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho ngo nuko umwe mu bigisha amategeko amanutswa no kugerageza nde Yesu arangije aramubwira ngo mwigisha mwiza nkorane kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho nimuyumvira amagambo we yivuga aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose amen n'imbaraga zawe zose yego n'ubwenge bwawe bwose amen kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko Imana iguha umugisha ni ukuvuga ngo uyu ni umuntu wagerageje Yesu arangije aramubwira ngo ajya muri ya mategeko icyo yasomamo n'iki noneho mu byasomamo nawe ahita amubwira icyo yasomamo cyangwa se byamufashije aramubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe bwose ikigeretse kuri ibyo ukunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda none umva ijambo Yesu yamubwiye yaramubwiye ngo usubije neza cyane nugenza utyo uzagira ubugingo buhora none kuki abantu bari kwigiza nkana bari kwigiza shyashya Bibiliya iravuga ngo ushatse kwigira shyashya soma wumve wameze hepfo Yesu aramubwira ati unsubije neza banza ntarutse soma nta kibazo soma mu murongo aramusubiza ati yego Yesu aramubwira ati unsubije neza nugenza utyo uzagira ubugingo buhoraho yego ariko uwo ushatse haleluya ariko uwo nguwo ashatse kwigira shyashya Imana turenge abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ni urakoze cyane abantu bajya bigiza nkana bakigiza shyashya bakigira ariko reka nkubwire iki kintu mu butumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice cyawo cya 6:33 aravuga ngo ikiruta ibindi byose nimubanza mushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kuko ari ugukiranuka kw'abantu haleluya iri jambo naryo mujye muri discuss mbese muri diringa muryuze neza muri muryumve kabisa haleluya Imana ivuze iki iravuze ngo mubanza mushakashaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo kose ibindi byose muzabyongereza none mbanze nkubaze gukira ari ugukiranuka kw'abantu hari no gukiranuka kw'Imana bivuga ngo
gukiranuka kw'abantu ubu tuvugana abantu benshi basigaye bazana icyo bita ishimwe ryabo, ishimwe ry'umuntu umwe ku giti cye agahita ry'iminota y'abandi bantu kugira ngo bo kubaturwa. Urugero, Imana iramutse, urugero risaba, shobora guhabwa inzu nkava mu bukode ngahabwa inzu, ya nzu rero nkaho nakayivuzeho mu butumwa wenda ngashima Imana mu minota 5 nge nkajya gutangamo ubuhamya iminota 30 igashira, kandi ya minota 30 iteraniro rirarangiye. Ese abantu barakijijwe cyangwa bagendeye muri hiti gusa? Ni ukuvuga ngo nakagombye kuvuga ngo mu minota 5 ngavuga ku Imana itabara yakuvana mu bukode ikagushyira inzu ikaguha inzu, ariko none ya minota nkababwira aho byagiye biva, kuko buriya abantu bajya bakunda kubakubitisha tirike runaka. N'ijambo riri muri Yesaya mu gice cya 50 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara mu maso wanjye agakomera nk'urutare. Yego nibyo, Imana ishobora kugutabara, ariko nagira ngo nkubwire, banza umenya aho Yesaya yaciye, banza umenya aho Yesaya yaciye kugira ngo iryo jambo ugizirika kunyigiza umutima wawe. Imam none se urabona niba ibirayi bigucumuza, niba igitoki kigigucumuza, niba ibyo kurya bifite amafaranga make bikigucumuza, none Yesaya yarageze ku rwego ahamiriza abantu imyaka 200 igashira, imyaka 400 igashira, 600 igashira, yahanuraga ibintu bikamara imyaka myinshi. Imana yabwiye Nowa, haleluya, twasomye mu Itangiriro igice cya 6 igereka iramubwira ngo Nowa we ibariza inkuge mu giti cyitwa ngo feri, kugira ngo imutume nawe akijijwe, nawe ari mu buhungiro bw'Imana. Haleluya. Ni nayo mpamvu usanga Nowa ari mu bantu bajyaga batambutsa itangazo rivuga ngo nuko akabwira abari ikusi ikasikasi iburasirazuba n'iburengera ryabyo, akababwira ngo nimuze twibariza inkuge. Kiriya gihe byari bigoye nshuti yanjye, byari bigoye. Umuntu yamaraga imyaka 40 nta mvura iragwa, umuntu yamaraga imyaka 50 nta mvura iragwa. Yewe na Nowa ubwe yaradirinze, harangije aravuga ngo ariko ubi bintu kubera iki bibaho? Impamvu tekereza kubona umuntu w'umusaza amaze imyaka myinshi cyane izuba riva, ariko icyo gihe kuba Imana iri kukureba mu kibazo uhagazemo, ntabwo ibyo bireba Imana. Ikintu gishishikaje Imana ni igihe cyayo, igihe cyayo kigeze ibintu byose byijyanamo. Haleluya, haleluya. Icyakora Nowa ntago yanangiye umutima nshuti yanjye, ahubwo yaravuze ngo kuko Uwiteka ari ubivuze reka nanjye mbikore. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ariko mu butumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cyaho cy'10 na kangahe aravuze ngo uwo nguwo ushatse kwigira shasha abaza Yesu ngo ajya mugenzi wanjye ninde. Nagira ngo ngutangarize ngubwire ngo mugenzi wa nuwo mukorana mu kazi, mugenzi wa nuwo mukorana ikiyede, mugenzi wa nuwo mukorana ubufundi, mugenzi wawe nuwo mucuruzanya hahandi buryo bwawe ibumoso bwawe, mugenzi wawe ni wa wundi mwamenyanye mukamenyana igihe kigito ukabona akazi wimwirengagiza kuko nta kazi afite. Mugenzi wawe ni wa wundi uri, haleluya, wimwirengagiza. Yesu yaramubwiye ngo reka ngucire umugani, yamuciriye umugani. So murongo wa 30 tugiye gusengera aho hantu, murongo wa 30, so mu murongo wa 30 umve kuntu havuga. Yego, Mana ishimwe cyane. Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, yego, agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, yego, baramukubita, barigendera, bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Yego. So mu murongo ukurikiyeho, bukeye bwaho yenda idenariyo 2, yego, aziha nyiricumbi ati ndiyo. Haleluya, haleluya,
haleluya Mana ishimwe. Reka tuwusubiremo neza. Subiramo. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri, Yenda idenariyo. aziha nyir'icumbi. Yego. Ati Umurwaze neza. umurwaze kandi ibyo utanga byose birenze kuri ibyo ngusigiye nzakwishyura ngarutse. Uwo murongo buretse kuvuga. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo haleluya, ngo usibye umugani yamuciriye Yesu yarawuciriye uwo ngo ushatse kwigiza nkana, kwigira shyashya, abaza ngo harya mugenzi wawe nini. Yaramubwiye ngo hariho umuntu wamanukaga uva i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, ngo arangije agwa mu gaco k'abambuzi, baramukubita baramwambura baramukubita, basiga hato ashigaje hato ngo apfe. Ngo ariko ngo ako kanya hahita hamanuka umutara, ngo amubonye arakikira arigenda, ngo ahita hananyura umurewe nawe abigenza atyo na barakikira arigenda. Ngo ariko hahita haza umusamariya wari uri mu rugendo, amubonye amugirira iki imbabazi, amugirira impuhwe. Ngo arangije ngo amwomora urugumo, ngo afata amavuta yeraye na vino, ngo arangije amushyira ku ndogobe cyangwa sigare, amujyana ku mazu y'icumbi. None uyu munsi Yesu arimo arakubaza ngo niba warabonye inzu, haleluya, reka mbikubwire wowe ugerekaho nayo ukodesha. Yesu arimo arakubonerahe, nagira ngo nkubwire ngo igihe kigiye kuza, nikirangiza gifate umuntu wese kimushyire mu byagize gute. Ejo bundi Imana yanyeretse akantu, mfite iyerekwa rikomeye. Nagira ngo nkubwire iki kintu. Iyerekwa mfite, nagiye kubona mbona umuntu wambaye kositimu afashe Bibiliya, arangije mbona aragiye ari mu rugendo. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo reba neza uriya muntu ahantu agize gute agiye. Ngiye kubona mbona yinjiye mu kigo, numva ijwi rirambwiye ngo hariya yinjiye ni kwa muganga. Nanjye nareba nkabona ni kwa muganga. Yinjiye ahantu muri korodori, mbona yinjiye muri sare harimo abantu baryamye nyine nko kwa muganga. Ngiye kubona mbona wa muntu wambaye kositimu ufite Bibiliya agiye ku muntu urwaye. Wa muntu urwaye numva aravuze ngo wa wundi ufite Bibiliya wambaye kositimu aragiye asanze umurwayi. Numva uwo muntu ufite Bibiliya abwiye umurwayi, aravuze ngo nje gusenga Imana ikweze nirangiza iguhe ubugingo. Wa muntu urwaye yahise ahindukira gutya, yiyorosa ishuka, arangije yanga kugira gute kumva bwa butumwa. Wa muntu mbona akasahani asanze umuntu w'umurwayi nawe ari umugabo, aramubwira ngo ntabwo uwo mugabo yavuze, ahubwo uwo murwayi yaravuze ngo ngize amahirwe mbonye umuntu w'Imana, reka nanjye mbwira ibibi byose nakoze usabira Imana imbabazi. Ako kanya yaciye bugufi, ndabibona wa muntu arasenga, ntabwo yasanze umwanya munini. Noneho amaze gusenga mbona aragiye. Wa muntu ufite Bibiliya amaze kugenda, hacamo akandi kanya ngiye kubona mbona wa muntu yabanjeho, mbona arimo aratera umugeri, mbona arimo aragira gutya. Imana irambwira ngo reba uriya muntu uri gutera umugeri arimo aravuga ngo ntago ajya Yeriko arajyayo. Ngiye kubona mu minota mikeya mbona wa wundi yasengeye cyangwa se basenze. Ngiye kubona mbona hari umubyeyi bari kumwe, uyu mubyeyi bari kumwe mbona muhaye igikombe kirimo amazi, mbona mu gihe ari kunywa haciyemo akandi kanya bari kuvugana, mbona aragiye gutya, mbona aregamye. Ijwi rirambwira ngo uriya muntu wasambaga wateraga ukuguru, ibibi bye nibyo biri gutuma haleluya avuga ngo ntago ajyayo. Uriya muntu yaratuye neza, yarakijijwe, ni nayo mpamvu ugenda mujyanye, ndetse yanagiye bari no kuganira n'umurwaje. Nshatse kukubwira iki, wowe nuva mu mubiri Yesu azakwibukira kuki. Haleluya. Yesu naturengere ngo nuko umusamariya wari uri mu rugendo, ngo amubonye amugirira iki, amugirira
imbabazi ngo aramufata aramwomora amushyiraho amavuta yeraye ndetse na vino ngo arangije ngo amaze kumwomora ngo aramufata amushyira ku igare. Haleluya. None wowe abufata ukabavana mu bibazo ni bande? Nibaza ahubwo wowe urabafata ukabashyira mu bibazo. Zeta edrai Lewini maya siribonekire. Nagira ngo nkubwire mwene data, shuti ya Yesu, wowe uri kunyumva, uri Kongo, uri Burundi, uri Tanzania, uri Uganda, uri muri uyu mujyi wa Kigali, cyangwa se uri mu bihugu byo mu Burayi, mu bihugu byo muri Afurika, aho uri hose, Yesu arashaka ko wongera kugira imirimo y'iki, imirimo y'urukundo. Haleluya. Ngo arangije ngo amujyana mu mazu y'icumbi. Bibiri iravuga ngo arangije abwira nyir'icumbi ngo ibi biguzi nguhaye nibishira ibyo uzaba wakoresheje nzabikuriha nge ngarutse. None manze nkubaza uyu munsi wa mbaze mwiva, reka mvugane nawe ufite business, uzi ko dusigaye tugera ku rwego uyu munsi wa none ibintu byose byabaye ruswa iteye ite. Hari ruswa y'igitsina, hari ruswa y'amafaranga, umuntu ajya kwaka ikiyede bakamubwira yaba ari umugore we bikaba ari agahuma muno. Nukuvuga ngo kugira ngo azagire gute azabona akazi kumufunga nukubanza kuryama. Ufite amashuri uyu munsi wa none urimo uramukangisha ngo nuko ufite business inshuti yanjye, oya garukira Imana ibyo uri gukora. Bibiri avuga ngo ubibiye mu mubiri azasarura kubora, ariko ubibiye mu mwuka azasarura ubugingo. Garukira Imana topaya zinidara, garukira Imana nshuti yanjye, garukira Imana kuko Imana ni umukozi muhanga. Uyu muntu witwa Umusamariya arangije akora imirimo. Bibiri iravuga ngo Yesu abaza uwo wigizaga nkana, uwo wigizaga shyashya, arangije aramubwira ngo harya muri abo batatu uwabaye mugenzi w'uwo ninde? Arangije abura ibyo avuga, aramubwira ngo nuwamugiriye imbabazi. Wowe ugiriye imbabazi bangahe? Tugiye gusenga Imana. Topaya sinidara erayo si edra nakuta ya minifari si edra ndakuzene dara. Tugiye gusenga. Wowe ni bande ugiriye imbabazi? Yabike kuri konti, nibyo nayawe birumvikana warayakoreye, ariko Yesu sinzi ikintu azakwibukiraho. Sinzi imiryango uvukamo irimo irapfapfana, yabuze kurya, yabuze kwambara, yabike. Ariko nta muhanga ujya umenya imyaka ashigaje ye kubaho shuti yanjye. Nta muhanga, nta bwenge, nta bumenyi bujya bwamenye ibingibi sibye Yesu wenyine. None wowe uri muntu ki imbere ya Yesu? Ujye kurangira akazi ni ruswa? Mbese mu yindi mvugo ikintu cyose ugiye gukora ni give me money. No money. Kubera iki? Amafaranga se n'ubuzima, amafaranga ni igikoresho dukoresha muri iyi si, nibyo turayakeneye, nange ndayakeneye shuti yanjye. Ariko nagira ngo nkubwire, shaka Imana we, tugiye gusenga, reka twisengera Imana. Ariko wowe unyumvishe, garukira Yesu, shaka ingingo ikurengera. Wa muntu we warahiriwe, yego nibi washatse abantu bubakira amazu bakava mu bukode, washatse abantu ukura mu bibazo, shaka abantu ukura mu bibazo. Ntabwo urukundo rwaje rukaza muri twe, natwe twakagombye guhora tugize gute? Imana ivuga ngo aba bantu banje bafite imitima nishimye. Reka nkubwire, shaka ingingo ikurengera. Urakoze cyane wonyumvishe. Ngira ngo nguhe isanganyamatsiko ivuga ngo isanganyamatsiko yavugaga ngo kwigiza nkana. Abantu bari mu mwuka wo kwigiza nkana kubera ko Nowa yaratumwe, yego nibyo, ariko Imana arabanza iramubwira ngo banza nawe wubake inkuge, wibarize inkuge. Urakoze cyane, reka dusenge Imana ibamere umugisha kandi bagire neza. Mana data wa twese, Mana mutanga bugingo, Imana ikiranukira kugira neza, Imana ijya yumva gusenga kw'abana bawe, ntabwo ujya wirengagiza amasengesho y'abana bawe. Nange ndasenze uyu mugabo wari uri kumva ubu butumwa, nyemerera wongere umugendere mu umutima we uvane mu mwijima uwushyire mu mucyo. N'uyu musore, n'uyu mugabo, n'uyu mumama, n'uyu mukobwa, buri muntu wese wongere utanga agakiza mu bagabo, tanga agakiza gakwiriye mu basore, tanga agakiza gakwiriye mu bamama, tanga agakiza gakwiriye mu bakobwa. Buri muntu wese yongere yumva Imana. Kandi nyimara gusenga ndasenze Imana, uyu muntu maze iminsi ari ku kidendezi, yabuze umuntu umujugunyamo, reka nawe wongere umwibize Imana.
wongera ubure dosiye ndasenze mvuga ngo mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera wongera urengera ubwoko bwawe utanga imbaraga zo gusenga no gukiranuka mu bahanuzi utanga imbaraga zo gusenga no gukiranuka mu banyamafaranga kubera ko abantu benshi barimo baricira abandi mu bugingo mu bintu barimo barafata ibintu bakabyicisha abandi mu bugingo mu yindi mvugo ujya kwaka akazi bakamwaka ruswa y'igitsina ujya kwaka akazi bakamwaka ruswa ndavuze ngo mu izina rya Yesu kora ibikomeye Mana kora ibikomeye mwami Yesu ndakwinginze Mana mutanga bugingo kugira ngo ukore ibikomeye ntago tuzabura abantu haleluya haleluya yego badukoba ariko ndakwinginze wongera wiyerekane kandi mwami Yesu ukimara gukora ibikomeye ndakwinginze remera amashimwe abantu bamaze iminsi bazenguruka inyiki ziyereko bucece kandi mwami wongera wiyereke aba bantu bari muri ibi bihugu byo hanze bibitura bano duturanye ndasenze tabara murengeze bano barwayi bakize abashomeri bahakazi yo uwiteka tabara Mana wishyura keredi ubiremerwa kandi urabikora warakubonye kora ibikomeye nyimara gusenga rero ndagushimiye kuko uri umwami wacu Yesu Kristo ukora ibikomeye kandi bitarondoreka mvuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwe no gufashwa n'umwuka wera biba natwe twese mu izina Yesu Kristo umwami wacu Yesu amen Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda urakoze cyane Haleluya, natwe turagukunda mu izina rya Yesu Kristo Haleluya Shalom